Yes, reka nongere mbasuze mbani kazi tubakunze bacu mudema kudukurikira umunsi ku munsi by'umwihariko udamukirana ibiganiro n'amakuru tugenda tukugezaho uko ukene uko bwish ahuri hagiye atandukanye. Nizere ko umeze neza kandi nawe utameze neza ukomeze kwizera Imana iraza kuba yabikora ibintu bize kuba byagenda neza cyane. Yes, n'usanzwe ni wa mwana wa Sport Update yacu munyemerere twerekeze mu ikipe APR FC bihinduye isura muri Nyamukandagera mu kibuga kikarasa imitutu. Amakuru akomeje kuba menshi nyuma yuko umutoza ko tutarebo by'umwihariko atishimiwe cyangwa se atarimo gushinwa n'abafana cyangwa se n'ubuyobozi muri rusange ku mikinishirizwe cyangwa se ku mikinire y'ikipe ya APR FC. Ubungubu rero ibintu birakomeye cyane mu ikipe ya APR FC. Umutoza ko tutarebo nyuma yuko bitagendaga neza cyangwa se mu minsi yashize ubwo yajyaga i Rubavu akajya kunganya na kipe ya Rutsiro ndetse akavuga ko itajya gutsindwa na kipe ya Musanze Football Club. Uyu mugabo yese ahamarurwa n'ubuyobozi bwa APR FC buramuganiriza ndetse bumwereka ko gutsinda kwa APR cyangwa se bumwereka condition bagomba kugendera kugira ngo bakomezanye mu ikipe ya APR FC. Kera kabaye nyuma yuko rero ubungubu ibintu bikomeye cyane inyarugenge ndiru ziravuze. Uyu mugabo rero amaje gutsinda ikipe ya Tenseri ibitego 2-1 ubu arakurikizaho ekipe ya Police Football Club ariyo iyoboye urutonde rw'agateganyo rwa championnat. Ekipe ya Police iramurusha amanota agera kuri 4. Baravuga ngo naramuka atsinze ekipe ya Police Football Club arahita kuramo amanota tuhasigaremo inota rimwe. Biragaragara ko kututarebo nawe cyangwa se ekipe ya APR iraba yabyutse iraba itangiye kugenda izamuka yegera mu myanya byibuze ya mbere. Gusa igihari uyu mugabo kututarebo yongeye kuba yahamagazwa n'ubuyobozi bwa APR FC ku nshuro yayo ya kabiri, yongera kwibutswa ko gutsinda cyangwa se yongera kwibutswa ko umukino wa APR ndetse na Police Football Club ari umukino ukomeye cyane, ari umukino ugomba kugena niba koko uyu mwaka ugomba kurangira. Ikipe ya APR FC iyoboye urutonde rw'agateganyo rwa championnat ikeneye umwanya wa mbere, ikeneye gusubira kugasongera kongera ikicara ku mwanya wa mbere. Sikanshi ubuyobozi bw'ikipe bwa APR FC buhamagaza umutoza ubungubu kuva ko tutarebo yagera mu Rwanda. Iyi ni inshuro ya kabiri ahamagajwe, birirayikiri ko inshuro ya gatatu nyongera guhamagazwa n'ubuyobozi bwa APR FC. Uyu mugabo agomba kwita asezerwa cyangwa se agomba kwirukanwa. Ni kenshi cyangwa se biba gake ubuyobozi bwa APR FC bwahamagaza umutoza mu biro by'umwihariko bakaganira ku kibazo cy'imikinishirize itarimo kugenda neza. Afande Dogo yabitangaje avuga ko ikipe ya APR FC bakirimo kwiyubaka, barimo kugenda bubaka ekipe ikomeye ndetse imenyeranye, ari nayo mpamvu bashaka n'umutoza ushaka kubafasha cyangwa se bashaka umutoza ugomba kubafasha kubaka icyo kintu cya ekipe ikomeye yo mu myaka nk'itatu iri imbere cyangwa se nko mu myaka 2 iraza. Ekipe ya APR FC ukaba uyivuga nka ekipe ikomeye hano ku mugabane wa Afurika by'umwihariko ku ruhando mpuzamahanga. Baganiriye rero bumvikana ko cyangwa se bereka ko umutoza ekipe ya APR ndetse na Police ari umukino ukomeye, ari derby y'umutekano kandi APR FC igomba gutsinda Police byanga byakunda. Ku ruhande rwa Police nabo Ben Musa nawe ariteguye nyuma yuko yirukanwe mu ikipe ya APR FC, arashaka kwerekeza ko ubuyobozi bwa APR FC ko ayizi neza kandi bamwirukanye hari icyo ashoboye yakakombye kuba anabafasha. Ku rundi ruhande ko tutarebo nawe ati ndagira nkomve ku ubuyobozi tsinde Police nereke ko cyangwa se nereke abayobozi ko ntandi nyifite byinshi byo gukora mu ikipe ya APR FC, atari cyo gihe cyangwa se iki atari cyo gihe cyo kuba abansezera nyine ngo banyirukane. Ndashaka kugaragaza byinshi bishoboka kugira ngo nkomezanye n'ikipe y'ingabo z'igihugu, ariko si icyo basaba by'umwihariko icyo bari gusaba ko tutarebo no gutsinda imikino gatwara igikombe cya championnat, bakongera gasubira mu mikino ya CAF Champions League nyafurika, bakongera kujya kujurira kubera ko barimo kubaka cya kintu cyangwa se no kubaka ya ekipe imeze neza ikomeye cyane. Abenshi nk'abakunzi ba APR FC baravuze ngo intare yabyutse, bamwe batangiye kugarura icyizere, ariko icyizere bazakigarura neza ariko ku munsi wa gatandatu bagize gutya bagafata ikipe ya Police Football Club bakayitsinda bakayikoraho amanota 3. Icyo kizaba ari ikimenyetso gikomeye cyane ko tutarebo agaragaje cyangwa se agaragarije abakunzi ba APR FC n'ubuyobozi muri rusange, bigaragara ko afite inyota yo gutsinda cyangwa se akifite byinshi byo kubaka, agifite mentality cyangwa se agifite ubushobozi bwo kuba yakora mu ikipe ya APR FC kaza kuba yanatwara igikombe cya championnat. APR FC ubungubu ni ya kipe irigenda irwa ikabyuka, irikurwa ikongera ikabyuka, ariko dushaka ikipe ya APR FC ifite consistency ihozaho umunsi ku munsi itsinda amakipe apana byarimo byo kugenda igwa ikabyuka. Niyo mpamvu rero
ibiganiro by'igitaraganya cyangwa se ubuyobozi bwa Pereso bahise buhamagara umutoza igitaraganya kugira ngo bagire ibintu masizana cyangwa se bagire ikintu bumvikana. Muri rusange uyu mugabo bamuteze umukino wa polisi wo kuwa gatandatu isa 12 n'igice nibwo uzaba hariya muri Kigali Palace Stadium. Uyu mugabo naramuka adatsinze ikipe ya polisi mu byo bumvikanye cyangwa se muri kondisiyo bageranye, uyu mutoza birayikiri ko ashobora guhita asezererwa nta zindi neguza, dore ko nawe yabyemerewe babisezeranye agomba gutsinda ikipe ya Police Football Club byanga byakunda. Oyese reka mbashimire rero by'umweru kuba kanze kuri buto ya subscribe, ndagushimiye cyane. Nawe utarayikana icyo ngo ukore kuri buto ya subscribe kugira ngo tutubana mu biganiro ndetse na sport update n'amakuru abagezweho agenda avugwa hirya no hino mu isi, haba muri rusange cyangwa se imyidagaduro, ubukungu, siporo n'andi makuru menshi cyane abagenda agarukaho n'ibitangazamakuru bigiye bitandukanye hirya no hino hagiye hatandukanye. Njye mukomeza kubana mu biganiro n'amakuru bigiye bitandukanye, nitwa Pacifique, mukomeza kugira byiza n'abakunda cyane. Reka tuzasubire mu masaha ari imbere n'amakuru azabagezweho. Nyereka amabwire ngo Imana ibarinde, ndabakunda cyane. Ciao ciao.